Imana iduha umugisha. Uwo ni umushinga wo kubaha Imana wazamuye Yosefu ukamugeza ku kuba minisitiri w'intebe wo mu gihugu cya Egiputa, kandi atarakivutsemo, kandi yari umucakara. Wari ufite umushinga wo kubaha Imana, ariko uyu munsi wawuvuyeho kubera indamu zo muri iyi si. Ariko reka turebe, dusubize amaso inyuma. Ese muri Bibiliya, nshuti bakunzi mukurikiye Umukiza Gospel, nongeye kubasuhuza. Ngiye muri kumwe ni Habinshuti Jean Claude. Nk'uko bisanzwe, akenshi tuba turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku mushinga wo kubaha Uwiteka. Haleluya. Ese mwene data, ujya wubaha Uwiteka? Kubaha Uwiteka bizana inyungu nyinshi, nizo tugiye kureba muri aka kanya. Mu minota mike turaba turi kumwe. Nukuri ntujye kure, ahubwo tega amatwi, kuko ntago ari iminota myinshi. Imana iguha umugisha. Ushobora kumva ijambo ry'Imana kandi ukigira no mu kazi kawe nta kikurogoye. Imana iguha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice 57 ku murongo wa 11. Haranditse ngo, mbese uwo watinye ugashya ubwoba ninde, bigatuma ubeshya ntunyibuke kandi ukanyirengagiza? Mbese sinamaze igihe kirekire niyumanganyije ntunyubahe? Nzavuga gukiranuka kwawe, kandi n'imirimo yawe ntizagira icyo ikumarira. Uko ni Uwiteka avuga. Mwene data rero, aya magambo dusomye mu gitabo cyahumetswe n'Imana, Bibiliya, ni amagambo Imana yavugaga, ndetse iri kubwira umuntu utubaha Imana. Mwene data rero, kubaha Imana bizana inyungu nyinshi. Kubaha Imana bitugirira umumaro none n'igihe kizaza. Ariko uyu muntu we Bibiliya irimo iravugaho, yari amaze igihe yihakana Imana, ndetse yarahuye n'abakomeye hanyuma yihakana Imana. Yarahuye n'ibiteye ubwoba yihakana Imana. Nk'uko nawe uyu munsi wa none uhura n'ibiteye ubwoba ukayihakana, wahura n'abakomeye ukayihakana, ariko Uwiteka arongeye arakwibukije uyu munsi wa none kugira ngo wongere ugire umushinga wo kubaha Imana. Mu minsi yawe ya mbere wari ufite umushinga wo kubaha Imana, ariko uyu munsi wawuvuyeho kubera indamu zo muri iyi si. Ariko reka turebe, dusubize amaso inyuma. Ese muri Bibiliya ni bande baba baragize umushinga wo kubaha Imana kandi bikabagirira umumaro? Reka turebe kuri Yosefu. Yosefu amaze kugurishwa na bene se, yaragiye agurishwa hariya muri Egiputa ngo kwa Potifari. Potifari akaba yari umutware ukomeye cyane mwa kiriya gihugu cya Egiputa, aricyo gihugu cya Misiri cy'uyu munsi. Noneho agezeyo ngo atangira gukora neza imirimo yo gukiranuka. Hanyuma ngo Potifari amwitegereje, aravuga ati, uyu muntu ndabona arimo umwuka w'Imana kandi arimo gukiranuka. Reka muragize ibyanjye byose, amugirira icyizere. Haleluya. Kubaha Imana bituma ugirirwa icyizere. Imana iguha umugisha. Noneho amaze kumugirira icyizere ngo amushinga ibyo mu rugo byose, usibye umugore we. Noneho amaze kubimushinga abikora neza, ariko muka Potifari aza kumubengukwa. Rero bene data, mu kubaha Imana, nubwo bituma tugira icyubahiro, nubwo bituma hari inyungu ziza,
ariko nanone duhuriramo n'ibigeragezo. Ibyo bigeragezo bisaba kugira ngo dukomeze kugaragaza yuko twubaha Imana. Yosefu rero nawe yahuye n'ikigeragezo cy'umugore waje kumushuka, hanyuma uwo mugore agashaka yuko baryamana ngo basambane, ariko Yosefu ntiyareka gukomeza kubahisha Imana, hanyuma aranga. Biza kumuviramo n'ingorane, arafungwa, ariko ageze muri gereza naho akomeza kuvuga Imana, akomeza kuyubahisha, akomeza kugaragaza imirimo myiza iturutse ku Mana. Nuko bigera ubwo Mwuka Wera akomeza kuba kuri Yosefu, akajya agira impano yo gusobanura inzozi. Bigera ubwo aza gusobanura n'inzozi z'umwami. Ibyo ngibyo bimuhesha kuba uwa kabiri ku mwami. Haleluya! Imana iduha umugisha. Uwo ni umushinga wo kubaha Imana wazamuye Yosefu ukamugeza ku kuba minisitiri w'intebe wo mu gihugu cya Egiputa, kandi atarakivutsemo, kandi yari umucakara, yari umunyagano. Imana iduha umugisha. Imana iguha umugisha wowe ukomeje umushinga wo kubaha Imana. Reka turebe undi muntu muri Bibiliya uvugwa wubashye Imana. Haleluya! Igihe kimwe umwami Nebukadinezari yaje gutera mu bihugu harimo n'Ubuyuda, hanyuma aza kuhatsinda, hanyuma anyagayo abana bari barimo uwitwa Daniyeli, uwitwa Saduraka na Meshaki na Abedenego. Hanyuma abagejeje muri kiriya gihugu cya Babuloni, nuko abigisha iby'ubwenge. Aravuga ati, aba bana nibagume hano biga iby'ubwenge by'Ibukarudaya. Nuko abana baguma ibwami, ariko abana bagezeyo ntibibagirwa Uwiteka ko ari Imana yabo, ntibibagirwa Uwiteka yuko ari Imana igira neza. Haleluya! Nuko bagira umushinga, baravuga bati, niba tugeze hano ibwami, ibyo ntabwo byadutandukanya n'Uwiteka. None rero bene data, reka twe kwiyandurisha kurya ibyo kurya by'ibwami, kuko bizadutandukanya n'Imana yacu. Reka dukomeze twubahe Uwiteka. Nuko bubaha Uwiteka, hanyuma haleluya, bahakana kurya ibyo kurya by'ibwami bibanduza bikabatanya n'Uwiteka. Imana ishimwe. Mwene data, uyu munsi wa none, haleluya, ndumva mfashijwe. Aba bana bagize umushinga mwiza wo kubaha Uwiteka. Nuko bamaze kubaha Uwiteka, ngo bagira ubwenge, ngo basa neza, ngo kandi ngo umuntu wabarebaga yabonaga batandukanye cyane n'abandi bana bigaga aho ngaho ibwami. Ngo nuko umwami nawe, haleluya, umwami Nebukadinezari aza kugira ikibazo, ngo nuko atumiza abapfumu n'abakonikoni n'abahanga, ngo babura uwakisobanura, n'inzozi zabo zuzisobanura. Ariko Daniyeli, haleluya, ngo amwe no gusenga Imana no kuyubaha, ngo abasha kuzisobanura. Imana tugirire neza. Haleluya! Kubaha Imana bimuhesha gusobanura inzozi zananiranye. Kubaha Imana bimuhesha ubwenge. Haleluya! Nuko Daniyeli yaje kugirwa umuntu ukomeye muri kiriya gihugu cy'i Babuloni, kandi Meshaki na Abedenego na Saduraka nabo ngo baje kugirwa abatware bakomeye. Imana itugirire neza. Bene data, kubaha Imana ni umushinga urimo inyungu, usibye n'icyubahiro, haleluya, cya hano mu isi. Kubaha Imana biduhesha ubugingo buhoraho. Kubaha Imana biduhesha kudapfa. Haleluya, haleluya. Ni ukuri abakiranutsi ntabwo bazapfa, ahubwo bazarama, kugira ngo haleluya bazatekerereza abantu iby'imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza Imana yakoze. Imana ibaha umugisha mwene data. Reka rero wenda tuve kuri Bibiliya turebe ku buzima bw'uyu munsi bwa none. Ese mwene data, wubahisha Uwiteka ute? Wewe wamenye Imana, Uwiteka umuvuga ute? Uwiteka witwara ute
mu bantu muhuye nabo. Ese ahari ntuvuga Imana mu boroheje, ariko wagera mu bakomeye Imana ukayihakana? Ahari se ntuvuga Imana iyo uri mu rusengero, ariko wasohoka ugeze hanze ugatangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka? Bene data, aya magambo yatubwiye, umva uko Uwiteka avuga. Aravuga ngo mbese uwo watinye ugashya ubwoba ninde, bigatuma ubeshya ntunyibuke kandi ukanyirengagiza? Igihe tugezemo abantu bari kwirengagiza Uwiteka. Uwiteka yabakoreye ibikomeye, ariko bo bagera ahantu hirengeye, ahantu bari bonyine, ahantu bagomba guhamya Imana, hanyuma bakayihakana, bakirengagiza Imana. Bijya bikunda kubaho, ukaba wenda uri nk'umurokore, ariko wagera nk'imbere ya bosi wawe yaguha nk'inzoga ukayinywa, ukavuga ngo ntago nasuzugura bosi. Ukemera ugasuzugura Imana, ariko ukemera ugasuzugura Imana ukubaha umuntu. Ndetse rimwe na rimwe nanone hari igihe uba uvuga uti njyewe Imana ndayubaha, ariko wagera mu bantu ukwiye kwihamyamo, hanyuma ugatangira ukayihakana, ugaceceka, ntihagire n'umuntu n'umwe wamenya yuko wigeze umenya Imana. Ariko Uwiteka aravuga ngo ni ibiki byagutinyishije byatumye unyirengagiza? Mwene data, wowe wirengagije Imana. Haleluya. Reka nkubwire, Imana ishimwe ko uyu mwanya wa none yongeye kukwibuka. Irakubwira ngo kuki wanyirengagije, nibiki byatumye utinya ukanyirengagiza, ukananirwa kumpamya. Uyu munsi wa none ongera ugaruke uhamye Uwiteka. Nawe utarakizwa rero ngo umenye umwami Yesu, ngo wegere Imana, umenyane n'Imana. Uyu munsi wa none urahamagarirwa kuza kuyubaha, ukagira umushinga wo kubaha Imana, hanyuma Imana, haleluya, nayo ikaba mu byawe. Erega hari byinshi wagerageje bikanga, ariko nuko udafite Yesu. Nugira Yesu uyu munsi wa none birakemuka. Uri mu madeni, uri mu bibazo, uri mu ntambara, ndetse zakuruwe n'ibyaha ukora, ariko uyu munsi wa none Yesu arakubwira ngo wowe urushye, wowe uremerewe, ngwino nsange nkuruhure. Erega iyo mitwaro wikoreye Yesu wacu nta kimunanira, ngwino ayikwikorerere. Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none niwumva ijwi ry'Imana, niwinangira umutima. Yesu arashaka kubana nawe, arashaka kugukiza ibyaha, arashaka kukurengera, arashaka kugutabara. Birashoboka yuko umaze igihe mu bupfubyi, mu bibazo, mu ntambara, abanzi bakumereye nabi, ariko uyu munsi wa none nta muti ufite, ariko Yesu arimo araguhamagara ngo ngwino umusanga kuruhure. Haleluya. Rero mwene data, hamya Imana. Ariko kandi muri aka kanya reka nkubwire, kora subscribe, hanyuma ibi biganiro bizajye bikugereraho ku gihe. Imana iguha umugisha mwene data, kandi ukora subscribe, Imana ikumpera umugisha, kandi ngiye no kugusengera. Wowe wakoze subscribe, Imana ikomeze ibane nawe. Ariko nawe wumvise, haleluya, ushyira mu bikorwa ibyo wumvise mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza dufatanye gusenga. Uwiteka Mana, turagushimiye, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu ugira. Nsengeye umuntu wumvise kino kiganiro akaba yatinyaga abantu, agatinya abantu, hanyuma akakubahuka, agakora ibyangwa nawe. Uyu munsi wa none umuha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo ahindukire abashe kukubaha no kukubahisha. Kandi n'umuntu ukoze subscribe nawe ndamusengeye kugira ngo umurengere, umurwaneho, umukize indwara mu izina rya Yesu. Ibyamunaniye umubera igisubizo. Byose mbisabye mwizeye mu izina rya Yesu wera. Amen.